Yes, ndabasuhuje kandi mbaye ikaze mwebwe mukomeje kubana natwe mukoza kutwereka urukundo umunsi ku wundi. Mu by'ukuri ni iby'agaciro gakomeye, nta kintu rero nifuza gikomeye mu biganza byawe usibye gukora subscribe. Gukora subscribe ni umugisha ukomeye, ni umugisha kuri twe, ni umugisha mu bikorwa byacu, natwe bidutera imbaraga zo kugira ngo tujye dukora cyane. Musabye rero nkwinginze kugira ngo uduhe subscribe. Kora subscribe kuri Demi Empire. Mu by'ukuri Imana ikugisha. Nizere rero ko aho uherereye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, ndetse ntibagiwe no mu mujyi rwagati, nizeye ko mumeze neza nta kibazo. Nairobi, Kenya, Dar es Salaam, Tanzania, Bujumbura, Burundi, Kampala, Uganda, Goma, Goma, DRC. Nizeye ko mwese mumeze neza, East Africa yose mumeze neza, ndetse kandi nizeye ko mumeze neza mwebwe muhereye mu bice bitandukanye byo ku isi, diaspora. Imana ikomeze ibahe umugisha. Aka kanya ni saga, navuga muri za mvugo, ni saga ya danje, ni saga mu by'ukuri navuga ko ari ikibazo gikomeye, ni ikibazo giteje impungenge n'impagarara. Biramutse bikomeje gutya twakwibaza ese bizarangirira he? Nta muntu utakwibaza icyo kibazo. Uyu munsi saga runaka irarangiye haje, ariko noneho umuntu witwa Sabe uyu mwaka 2024 mu by'ukuri ni umwaka navuga ko yagakwiye kwita izina mu myaka yagize yose. So wenda sinzi, hari n'ibindi yagiye ahora nabyo mu myaka yagiye itambuka, ariko uyu mwaka Sabe wankubereye umwaka mu by'ukuri navuga ko uteye ubwoba, umwaka wamuhanyemo ibibazo bikomeye. Ntabwo ndi butinde, nshaka ko tuza kugaruka by'umwihariko ku kibazo cye na Scovia. Ese Scovia ntidushobora kuba turi kubyita ko ari bya bindi avugira abantu nk'ibisanzwe, tumuzi ikintu cyo kuvugira abantu, kandi mu by'ukuri ubuvugizi bwe bukagira akamaro. Ariko se Scovia, ibi bintu byo kuri Sabe ntibyaba ari bya bindi tugenda mu muziki? Uriya ni umuntu uvuga ibintu byiza, ni umuntu uvuga ibintu byubaka, ni umuntu uvugira abantu, ni umuntu urwanya ihohotera, ni umuntu urwanya ikibi. Tukagenda muri uwo mujyi ujya tukamubona nk'umunyamafuti, nk'umunyamakosa, ariko mu by'ukuri na nyiri kuzana ikibazo akaba adafite gihamya cy'ibyo yaba avuga. Impamvu mvuga gutyo ni iyihe? Scovia we yavuze ati hari ibintu nigeze kubabwira mu nterabavuga, ariko se aka kanya ibyo nababwiraga ntimuri kubibona? Ngira ngo ikibazo cya Kanimba cyabayeho, Sabe yakamwakira support cyangwa se ubufasha, ngira ngo benshi tuzi igihe bimaze, navuga ko atari igihe gito. Uyu waba ari wo mwanya mwiza kugira ngo Scovia agaragaze ububabare n'ihohoterwa Kanimba yagiriwe. Waba ari wo mwanya mwiza kugira ngo Scovia agaragaze ko amafaranga cyangwa se umusanzu cyangwa se ubwitange abakunzi ba Kanimba cyangwa se abakunzi ba Isimbi TV, bakurikirana Isimbi TV, umusanzu batanze wo gufasha Kanimba mu burwayi bwe cyangwa se mu kwivuza kwe.
uyu ni umwanya nyuma y'igihe kitari gito gishize, uyu ni umwanya mwiza kugira ngo niwo mwanya watanga umusaruro kugira ngo Scovia agarure iyo ngingo, cyangwa hari ikindi kintu cyishe inyuma y'imibanire ya Scovia na Sabe, bikaba bigamije gusenya umwe uwundi cyangwa se umwe ashaka gusenya undi. Ikibazo wakwibaza, ikindi turabizi neza hari amacano menshi yagiye yaka support cyangwa ubufasha kugira bafashe umuntu runaka, harimo za Freemax, harimo za Empire, harimo za Cheetah Magic, amacano menshi yagiye akora icyo gikorwa. Kwayi ibyo byose bazengurutse bagaca ku ruhande, bikaza bikagaruka kuri Sabe. Ni ikibazo twagakwiye gushyiramo logique tukagitekerezaho. Sindi bwibande cyane ku ruhande rumwe, nakwibaza se Sabe we mu byo yakoze, tuzi neza ibikorwa mu by'ukuri Kanimba yakoze. Kanimba muri kariya yiwe yabaye intwari. Kanimba muri kariya yiwe yabaye umunyabigwi. Kanimba muri kariya yafashije abantu benshi. Kanimba muri kariya yiwe yacunguye umubare w'abantu mwinshi munini. Kwakwibaza ngo ese Kanimba ko yarakunzwe n'abantu benshi, n'abatari bamuzi ariko bakurikiranye icyo ikiganiro cyangwa se ibiganiro watangaga icyo gihe asaba ubufasha, hari abagize amarangamutima agira imosiyo, baravuga ngo reka tumufashe. Ubwo bwitange barabukora. Ikibazo mfite cyangwa nsigaranye kiragira kiti, ese Kanimba we hari ikintu yaba anenga Sabe ku byo yagerageje gukora? Ese usibye kuvuga gutya, haba hari umubare uzwi waba waratanzwe nk'ubwitange, uzwi kuvuga ati uyu mubare wenda za miliyoni 5, hanyuma ubufasha bugiye bugenda ari miliyoni 2, cyangwa twe n'ibyo abantu twitekereza ako tudafitiye gihano? Sintekereza ko Scovia ari umunyamakuru wo hasi cyane, nanone uciriritse, ntabwo ari umunyamakuru uzamutse ako kanya utazi ibyo avuga. Ni umunyamakuru ufitemo experience, twese tuzi, tuzi ibintu byinshi yagiye akora kandi bikagirira abanyarwanda akamaro. Ahubwo twibaza, ese kiriya kintu yongeye kukivuga buriya nta mpamvu? Iki kintu ni ikintu gikwiye kwitonderwa kandi kigasesengurwa. Much respect ku musaza wakoze ibikorwa byinshi byacunga abanyarwanda, wakoze ibikorwa byinshi bikagira abanyarwanda akamaro, yavuye abantu benshi, nubwo nyine yageze igihe nawe umubiri n'umubiri bimuha amahoro, ako byibuze reka tureke guhora tumuvuga cyane, reka tumureke uko ameze mu burwayi bwiwe, areke no kwirirwa abona mumwiriza mu kanwa mumuvugavuga hirya no hino. Byibuze nawe yicara tuze, mu burwayi bwiwe ufite ubushobozi bwo kumufasha mwegera mufashe, ako tureke kumwiriza mu kanwa, tureke kumubangamira,
ibi ni ukumubangamira, kwirirwa tumuvuga hano ku macano mu biki, mu by'ukuri muri kumubangamira. Agize kuba arwaye, atimereye neza, yongerewe no kwiyumva mwirirwa mumuvuga hanze aha ngaha. Nimba atari we watabaje, niba atari we watse ubufasha bw'uko wenda hari ibyo abanyarwanda bamugeneye kugira ngo avurwe ntibimugereho, abandi muri kubikura. So reka nsubikira aha, ariko mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye. Kanshimwe mwebwe mwese tubana umunsi ku wundi, ibikorwa byacu mu bikunda umunota ku munota. Imana ikomeze ibarinde kandi bamugisha. Nizeye ko aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, mu bice bigiye bitandukanye by'isi, mumeze neza. N'abatameze neza mukoze kwihangana n'iyo situation y'isi. Uyu munsi biba bitameze neza, ariko ejo bigenda neza, niko isi imeze. Nawe rero umerewe neza uyu munsi, ntabwo ari umwanya wo kwirira cyangwa kwihenura ku bandi, ahubwo ni umwanya wo kugira ngo ushimire Imana mu bikorwa, ubereka urukundo rw'iby'Imana yagukoreye, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi bihinduka nawe ukabakenera, bazibuke ko wagize neza. Ciao ciao, Imana ikomeze ibane namwe kandi bongere umugisha. Yongere umugisha ugiye gukora subscribe kurushaho. Imana y'umugisha, icyo kiganza kigiye gukora subscribe.